abo kigomba kwinjira mu gitsina gore icyo kintu cyo kurangiza kikabera aho ngaho mu buryo karemano uko Imana yaturemye uko tubayeho muri natire tutangije itegeko rya natire ariko none uko akunda umuntu agenda akiherera akabikora we ku giti cye akabyirangiriza kugeza igihe umurama umusohotsemo. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye tubategurira hano kuri Iris TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza, twongeye kubaha ikaze nanone abari muri za diaspora zitandukanye, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda, mbese muri aho mumeze neza. Tusoje icyumweru cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Gahunda zindi zo kwibuka zirakomeje iminsi 100. Nizere ko aho muri hirya no hino mu nguni zose z'isi mukomeza kubizirikana nk'abanyarwanda. Uyu munsi rero twongeye kugira umwanya wo kuganira n'umwe mu bagabo muri kubona imbere ya kamera zacu, akaba ari umuganga by professional, azi kutuganiza byinshi bitandukanye bijyanye n'ingingo ngira ngo tumaze iminsi dusa nkaho tugarukaho, navuga ko imeze nk'icyorezo kiri mu bantu kandi gikomeye. Dr. turakwakiriye kuri Iris TV. Yego murakoze. Umeze neza? Turaho turashima Imana. Yego, watangira bibwira abantu badukurikiye, abakunzi ba Iris TV badukurikiye muri kano kanya, tukasa kuganira tuziranye. Murakoze. Nitwa muganga Munyaneza Alex. Yego. Munyaneza Alex, mu buryo bwagutse twibwiye mu buryo bwagutse ni muntu ki, ni muganga ukorera he, donc akazi ke ka buri munsi kugira ngo n'abantu badukurikiye baze gusobanukirwa neza n'ibyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Murakoze. Ndi umuganga ukorera ivuriro bita Genesis. Tukaba twigisha abantu ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibijyanye n'amabanga y'abashakanye. Yes. Nuko bimeze niwe turi buganire ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi yaduteguriye isomo riraza gufasha benshi. Ni isomo turi buze kugarukaho nk'uko bivuze mu kazi ke ka buri munsi ku bijyanye n'imyororokere, right? Turaza kugaruka rero ku kibazo gikunze gushegesha, reka mbivuge gutya, societe, famille, imiryango hirya no hino ku isi, usanga icyo kibazo kibaho. Ngira ngo ndi kubona ibikoresho bimwe na bimwe, ndi kubona n'imiti, abantu barayibona aho kuri kamera, imiti imwe n'imwe mukoresha, cyane cyane yiganjemo ibimera. Turaza kugenda rero tubihuza n'ubwo burwayi n'uburyo bigenda kugira ngo umuntu amere neza, agaruke ku murongo. Ndumva aricyo twaheraho bijyanye n'indwara yo kwikinisha, ibyo turi buhereho n'ibyo turi bufokasingeho. Aribyo ni indwara buriya? Ntabwo twahita tuvuga wenda ngo ni indwara cyane, ariko ubikoze cyane akabigira ingeso bikamwokama bitera uburwayi. Yego. Kandi uburwayi bwinshi butandukanye. Yego. Nyuma yo kubona ko abantu benshi bari interested no kumva ibyo bibazo, nifuje ko twagenda tuganira n'abantu batandukanye kuri iyo ngingo kugira ngo tugende turushaho gukorekta cyangwa se guhurizamo ibitekerezo. Kwikinisha ufite ubumenyi bungana gute, cyane ko ari abantu muri za diaspora, cyane cyane bano bantu baba muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usanga bakunze guhura n'ibyo bibazo bitewe no kwigunga, kutabona umuntu umupartenere, reka mbivuge gutyo, umupartner mu buryo bworoshye n'ibindi byinshi bitandukanye, factor nyinshi. Rero tugira ngo bituvira umuzi, ikibazo n'ibisubizo. Nta kibazo, murakoze cyane. Ikintu kijyanye no kwikinisha ntabwo cyagiye kivugwaho rumwe kuva kera, ahubwo ikintu gitangaje cyane ni uko hari ibitabo byinshi byagiye byandika ku bintu bijyanye no kwikinisha, ndetse na mbere y'ivuka rya Yesu. Hari abantu na mbere y'ivuka rya Yesu barikinishaga. Hari ibihugu bimwe na bimwe mu mico yabyo y'umuhungu, umwana w'umusore yabaga amaze kugera mu gihe cy'ubugimbi, bamutumiraga bakamujyana mu ruhame bari kumwe n'abandi basaza, akikinisha bareba
kugira ngo barebe yuko koko amaze kuba akagabo. Yarikinishaga akagera ku byo twita kurangiza cyangwa gusohora, babona amasohoro rwose aje ataka hariya bakavuga bati bagakoma amashyi, mwana umaze kuba akagabo. Hari n'ibindi bitabo byagiye byandika bivuga yuko uretse kwenda byo biri nko mu bintu bijyanye na mifu, byagiye bivugwa ngo abagabo muri Egiputa ngo barikinishije ngo kugeza ngo basohoye uruzi babyara uruzi rwa Nili. Iyo ni myth. Byagiye bivugwaho byinshi rero bitandukanye, bamwe bagenda bavuga ngo ni byiza, ariko duhera icyo gihe cya kera dukurikije n'uko ubumenyi bwari bumeze icyo gihe, tugere no iki gihe uko kihagaze ubu ngubu, ibintu bijyanye no kwikinisha abenshi imbere bavuga ngo ni byiza, ariko uko ubuvuzi bugenda butera imbere ahubwo twaje gusanga bifite ingaruka mbi nyinshi cyane ishobora no kuganisha ku rupfu. Ubwo wenda akantu twari tunahereyeho ni keza kumenya amateka n'ubundi ashamikiye kuri icyo kintu. Numvise ko na mbere ya Yezu byabagaho andi mateka wenda badusangiza abantu bashobora kumva hajyanye n'ibivugwa. Iyo myth yo muri Egiputa yose ndi buyemere ni myth nyine. Tubwira andi mateka yandi ku ruhande wabuzi ajyanye nabyo. Andi mateka ajyanye ku ruhande nuko bavuga ngo kwikinisha ngo bitangira ngo umwana ngo akiri mutoya ngo agakinisha ngo akagapipike ngo akagira gute, ariko nabyo iyo bisanishije n'ibyo twarimo tuvuga bya myth, nabyo urareba ukumva ni ibintu bya myth, kuko umwana kwikinisha nta buryohe yumvamo, ni ugukora ku gatsina ke nk'ibisanzwe, nk'uko yishimira kwituma, nk'uko yishimira gutoba ibyondo, ikishimira ibindi bintu byinshi, ariko nabyo bagiye babizanamo aho ngaho bashaka kumvikanisha yuko kwikinisha bifite amateka cyangwa bifite ibigwi. Reka tubyinjiremo rero technically. Abantu benshi batanga ingingo zitandukanye kuri icyo kintu, ugasanga rimwe na rimwe aratabihurizaho. Ni nayo mpamvu turi munsi guteza amatwi ko twumve nawe side yawe. Ubizihiye iki? Ufite ubumenyi bungana gute? Ubumenyi mbifiteho ndabubasangiza nk'uko mwaje ngo tuganire. Yego. Kwikinisha ni ibintu biza ku mwanya wa mbere, ubundi bikunze kuzanwa n'ibigare. Ndatanga nk'ingero nk'eshatu. Bikunze kuzanwa n'ibigare. Hari ibigare abana usanga barafashwe n'ingeso yo kwikinisha bari mu masegonderi, abandi kabitangira bari muri primaire, abandi kabitangira bari mu ma interna, hahandi baba bari mu bigo barara, ibindi bikabera mu magereza, bikagenda bikururwa n'ibigare gutyo, ibindi kabera mu bigo by'abakobwa. Hari ibigo by'abakobwa bisanga bigamo abakobwa gusa, bajyaga bakora n'akazi bakabahimba ngo ni mwihene. Mfite n'ubuhamya, hari umwana w'umukobwa twize kuganira aravuga ati ugeze mu cyitwa dorotwari yacu nijoro ukareba ukuntu abana barara baniha bikinisha, agahinda kakwica. Nagize amatsiko nabwo ese nawe warenze uhaba utabikoze? Ati ntabwo byabura, ati kubera ikigare. Urumva hanini kwikinisha ako gariko gatirime bakoreshaga mu bana bo mu masegonderi, na n'ubu wenda biranashoka n'ibinabaho bahita mwihene. Mwihene mu bakobwa gusa. Bahitaga mwihene, ariko nanjye niga segonderi ndabizara abana babikoraga. Hari nabo twari tujya mu isomero muri library akikinishirizamo, akagenda akajya mu nguni ukagira ngo ari gusoma igitabo neza, ariko yibereye muri gahunda ye. Bari bifite amaterime menshi ngo ni akanyamerika, ngo ni ukujya kuri interinete, ngo ni ponyoto, ngo ni ibiki, ibintu nk'ibyo. Hari n'abarushanwaga bakikinisha ari nka batatu ngo barebe urangiza mbere, cyangwa utinda uresista bakamuha amashyi, cyangwa uzijya kure, cyangwa zishuka zikagwa kure. Yego. Okay, by the way mbabwira ko turaza no kwakira umwe mu barwayi mwavuye wari waragizweho ingaruka zikomeye n'icyo kibazo. Navuga ko uyu munsi no mugisha ko turaza kuba tumufite kuri kamera, tubwire ko byaje kugenda kugira ngo yisange muri icyo kibazo n'uburyo yaje kugikira. Urumva ko dufite umwanya rwose mwiza, hanyuma reka tubyihutishe wenda kugira ngo tuze kubona n'umwanya wo mu utangabuhamya, abwire n'abandi ukuntu gahunda ziba zimeze. Twihute, udufashe twihute cyane cyane, ariko nitwite cyane kuri gitera, ahubwo twite cyane ku bisubizo n'icyo mwafasha abantu. Murakoze. Ubundi nk'uko twatangiye tubivuga, ikintu cyitwa kwikinisha ni ikintu kiza gake gake, kikaza gake gake. Ubundi ijambo kwikinisha tubivuga mu Kinyarwanda
ariko ubundi ni n'iri jambo ry'inyamahanga iyo tugiye mu zindi ndimi babyita masturbation mu Gifaransa cyangwa masturbation mu Cyongereza, ariko ubundi ni ijambo rikomoka mu Kigereki rivuga gukubaganya igitsina cyawe n'ukuboko kugeza ugeze ku byishimo byawe bya nyuma, ari byo byawe byo twita orgasm. Ni ukuvuga ngo ubundi ukuntu abantu turemye mu buryo karemano, uba ugomba kugera ku ibyo byishimo byawe bya nyuma, ari byo byitwa kurangiza. Ndanyuzamo n'akantu gato abantu basigaye barahinduye ikinyarwanda ngo ibintu byose babyise ngo ni ugusoza kugira ngo batagusha kako kantu ko kurangiza, ariko ubundi for sure ni ukurangiza. Ubundi mu buryo karemano igitsina cyinjira mu kindi kiri opposite yacyo, mu cyo binyuranye. Ni ukuvuga igitsina gabo kigomba kwinjira mu gitsina gore, icyo kintu cyo kurangiza kikabera aho ngaho mu buryo karemano uko Imana yaturemye, kuko tubayeho muri natire tutangije itegeko rya natire. Ariko noneho uko akunda umuntu agenda akiherera akabikora we ku giti cye, akabyirangiriza kugeza igihe umurama umusohotsemo, hari ibintu byinshi abangamira naturally. Ndabisobanura. Ari n'ababyita ngo ni ukwikinana. Yes, ni ukwikinana. Hari n'abavuga ngo ni ukwigira sheri, ngo giye ubwanjye ndi sheri wanjye. Ni ukwigira sheri. Ni ukwigira sheri. Akagenda akagera akigira sheri. Noneho akikumbura, akikunda, akikaresa, akikorera buri kimwe cyose kugeza kuri bya byishimo bya nyuma we ku giti cye. Ariko uburyo duteye buriya dufite, ndabyibuka kera twiga biology, si kera cyane, ariko hari ukuntu bajyaga badusobanura mu Kinyarwanda, hari ibintu tugira bita inzungano, urwungano. Noneho hari urwungano rw'imyororokere, hakaba urwungano rw'imisemburo, hakaba n'urwungano rw'imyakura. Wenda urwungano rw'imyororokere ntabwo ndi bufakasingaho cyane, ngiye kuvuga ku rwungano rw'imyororokere, urwungano rw'imisemburo, mvuge n'urwungano rw'imyakura. Urwungano rw'imyakura mu mvugo z'amahanga nibyo bita nervous system cyangwa se systeme nerveux. Noneho urwungano rw'imisemburo nirwo bita endocrine system cyangwa se systeme endocrinienne, aho dusanga imisemburo nibyo munani twita ama hormones, utuntu nk'utwo. Ni ukuvuga ngo biriya bintu bikontororwa n'iyo misemburo ndetse n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo rero iyo umwana amaze gukura, umuhungu cyangwa umukobwa agera mu byo bita ubwangavu, ubugimbi, imisemburo ye irakanguka. Hari imisemburo ibisa n'isinziriye, none muri cya gihe igakanguka. Iyo imaze gukanguka niyo yikorera ibyo, niyo yikorera ibyo mu buryo buri involuntary, umuntu atazi, atanategeka. Ariko iyo utangiye kwikinisha wowe utangiye kwitegeka. Iyo utangiye kwitegeka nibwo hazamo imikorere mibi, aryo twita dysfunction y'ama hormones. Iyo amaze kuzamo imikorere mibi, ni ukuvuga na communication no guhanahana amakuru n'ubwonko nabyo birahinduka. Niyo mpamvu uzumva hari abo tujya duhura n'amakesi akavuga ati ngiye nsigaye mfite ikibazo cyo kwibagirwa, kandi n'ubundi kwibuka no kwibagirwa n'ibyo byo tukontororwa n'ubwonko. Ati sigaye mfite ikibazo cy'umutwe udakira, ati mfite isereri, sigaye numva mfite ipfunwe, ati sigaye ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo haba haraba ikintu cy'ihanahana amakuru hagati y'imisemburo n'ubwonko kiba cyarapfuye. Kubera iki? Twabikoze mu buryo butandukanye nubwo byagenewe mu buryo karemano. Ndakomeza mbisobanura. Kandi byose ari ukurangiza. Byose ni ukurangiza. Ariko uburyo urahe kugira ngo warangije yahuye na sex opposite n'uwarangije abyikoreye, bihurira he kugira ngo bize kuvamo ikibazo kandi byose ari kimwe? Yes. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Buriya ibintu byitwa karemano bitandukanye n'ibintu byitwa artificiel. Ibintu byitwa ngo ni ibintu byakozwe kuriya. Ibintu byitwa karemano ni karemano nyine nta ngaruka bitera. Wenda ntatandukire gato yandajya nk'inyuma gake. Ubu ngubu yuriye ibintu ubona turi mu bintu bikaze byo kwihuta by'iterambere. Iyo uriye ikintu cyatuwe cyangwa cyatunganijwe neza mu ruganda, ushobora gufesinga ingaruka nyinshi kuruta cya kindi wariye karemano, kuko kimwe wariye karemano nta bibazo gifite. Yes, reka mbigarure rero kuri iki bijyanye no kwikinisha. Iyo habaye imibonano mpuzabitsina ku mugabo n'umugore, nta kibazo na kimwe bitera. Ariko iyo habayeho noneho kwikorera imibonano, kwigira sheri, bya bindi ukabyikemurira, nibyo bitera ibibazo bikomeye cyane. Utibazo ni ibi. Navuze yuko hari uburyo systeme y'imisemburo ikora. Wenda reka nihute. Mu mikorere y'umugabo urahari imisemburo igera muri 4 ingenzi.
hari umusemburo bita testosterone. Ibyo ntabwo twabibonera ikinyarwanda, siyanse ntabwo wapfa kubona ikinyarwanda cyayo. Testosterone niyo ikontorora ibijyanye n'umurego, umurego w'igitsina. Ubona nk'iki ni igitsina. Iki gitsina hano hari umutsi w'ifatizo. Uyu mutsi w'ifatizo usa n'ugabanijemo iki gitsina mu buryo buri symmetrique, mu buryo bw'ibice bibiri bingana. Iyo nitegereje hano burya no ku muntu niko biba bimeze. Iyo nitegereje hano ubu ngubu ushobora gusaturamo ibice bibiri bingana. Noneho ahangaha hano ku ruhande rwa hano n'uruhande rwa hano haba harimo utuntu bita amatisi. Amatisi sinzi mba navuga tisi ziba zigizwe n'utunyangingo dutoya. Noneho testosterone ikintu ishinzwe ibyo bita blood flows, ni ukohereza amaraso menshi muri iki gitsina, amwe akinjira ku side andi akinjira ku side, noneho kigakomera kigafata umurego. Iyo kimaze gufata umurego rero gikora akazi kacyo. Uwo ni umusemburo bita testosterone. Nuvuga ngo igice kimwe kibamo tisi bita sponge, ikindi kibamo tisi bita caverne. Iyo izi tisi zikora neza amaraso akinjiramo, igitsina kirakomera kandi kikamara umwanya munini gikomeye. Iyo rero wikinishije turaza kwibona mu kanya, hari igihe amaraso ataza ngo agere mu iki gitsina neza, ugasanga kiranyeganyega gutya, ugasanga nta gahunda gifite. None hari n'undi musemburo, indi misemburo ibiri, iyo bita LH n'indi bita FSH. Iyo ni imisemburo ikorana n'udusabo tw'intanga. Udusabo tw'intanga mu kinyarwanda cyiza murambabarira nyine mu bintu bijyanye n'imyororokere, ibintu tubivuga uko biri. Udusabo tw'intanga nicyo twita amabyi. Iyo misemburo bita LH na FSH, luteinizing hormone na follicle stimulating hormone, nibyo bishinzwe gukora intangangabo. Ibyo bita spermatogenesis. Spermatogenesis ikontororwa n'iyo misemburo. None reka ngo urugero rwihuta cyane. Umuntu wikinishije akikinisha raundi ya mbere, turu ya mbere, ikarangira kongera kihembera akikinisha ya kabiri. Ni ukuvuga ubuhaye akazi ya misemburo ibiri kugira ngo ibikoze izindi ntanga zikuze zize gusohoka. Kuko burya ntabwo wasohora kugeza igihe cyo kugira ngo usohore intanga zitabonetse. Hari igihe bikomera cyane hagasohoka amasohoro gusa, kuko amasohoro akorerwa so intanga zikorerwa. Amasohoro akorwa n'ikindi gice bita prostate n'ikindi bita epididyme, akabikwa mu duheha bita tibe seminifere, bikituriza bikazasohoka hakoze imibonano mpuzabitsina, cyangwa se watinze umubiri ugashakisha ukuntu bisohora mu buryo bwo kwirotera. Iyo rero uhoze ucokoza igitsina cyawe kwa kundi abenshi bikinisha bamanura bazamura, amanura bazamura, ari n'abasigaye isabune, ari n'abagira gute, bituma ukoresha ya misemburo nabi, ikazagira ibyo bita dysfunction. Yamaze kuba dysfunction ya testosterone, ya LH, ya FSH, nibwo utangira gufesinga za ngaruka nyinshi turi buze kubona mu kanya. Yego. Ariko iyo ubikoze mu buryo karemano nta kibazo cyo guperitiriba ya misemburo yawe. Ibintu byikora nk'uko bisanzwe, wanongera gukora turu ya kabiri imisemburo ikaba yabyakiriye n'ubwonko bwabyakiriye, ubigasohora nk'uko bisanzwe. Uretse kurya no gukora turu nyinshi atari byiza burya no mu buzima busanzwe. Burya ntabwo ari byiza. Inziza n'izingahe? Boss navuga ngo inziza n'izi ariko ngakuba ko umuntu ashaka umugore agashaka nzamurongora muhamye imyaka yose maze, hari aho bigera bakakubuza. Hari ubigera abaganga tukakubuza, twaba tuti no genda ubanze uruhuke, urya ibiryo ibi n'ibi, utuze uze gusohora intanga zishyitse, ndetse uze gusohora amasohoro ashyitse ndetse n'intanga zikomeye. Nta kibazo. Ariko uza no kudufasha tubwire niba bikunda izo nyunganiramirire abantu bashobora kubona, cyangwa se imirire umuntu ashobora gufata ituma aba strong, abagabo bashobora gufata ituma aba strong, ni naturellement pana wenda inyunganiramirire nkuko nayo inyunganiramirire ntago naziha agaciro cyane kuko bizi igihe byanze, ariko imirire ya buri munsi turaza kubirebaho. Nta kibazo, turaza kubireba. Okay, ubwo turimo turagenda duhuza impamvu umuntu ingaruka zibaho umuntu ari kwikinisha, tunazihuza n'imikorere y'umubiri nk'uko uri kubitubwira. Abantu bari kubyumva ukuntu bigenda ku mahormone ndetse no kugira amaraso aze mu gitsina, ni byose ni byinshi cyane. Tugaruke rero ukuntu bigenda kugira ngo umuntu afesinge za ngaruka zose nk'uko turi burebe
ku mutangabuhamya twahoze tuvugana mu kanya nasanze hano mu ivuriro ryanyu nkamusaba ko twaganira akabinyemerera avuga ati uko nabonaga umuntu bigenda bite uko ubonye umuntu uko ubonye ifoto uko ubonye igitsina opose byose biba ikibazo bigenda bite ni byiza cyane icyo kibazo ni cyiza iyo wikinishije cyane kwikinisha biraryoha ariko si byo biryoha kurangiza uri kwikinisha ikintu cyose rero buragitera ibyishimo ukagira ibyishimo runaka hari umusemburo uhita uvubuka ako kanya ukajya mu maraso navuze yuko turi buvuge ku bintu bijyanye n'inzungano z'imisemburo ni ukuvuga ngo ukikinisha hari umusemburo uhita uvubuka uvuwe n'ubwonko uwo musemburo ukaza ukagwira mu maraso umusemburo nk'uwitwa umusemburo wita dopamine n'ubundi bavuga ngo ni umusemburo w'ibyishimo none uwo musemburo uko wikinisha kenshi ni kugwira none umusemburo iyo umaze kugwira ugutera ikintu bita addiction kokamwa wowe uhora ugukumbuza ukumvise ari byiza ugahora ugukumbuza utari kubikora niyo mpamvu umuntu wabikoze cyane ashobora kuba ari kugenda no mu nzira akabona umukobwa arahise akabona iki ka kantu kakazamuka ariko ati sinamuvugisha ndi sheri wanjye akagenda akibetana akabanza akabirangiza kubera iki wa musemburo ugukumbuza bya bindi ugenda ugukumbuza gake kuza kugera aho uba addicted bikakokama burundu iyo bimaze kukokama burundu ubwo kubyikura biba bikaze uraza tukakuganiza tukaguha imiti gusa si inkuye abantu umutima birakira hari icyizere unkundire tukiri no kuri ubwo buryo bwo iyi addiction ukuntu izamuka bigatuma n'umuntu ahora agira ryarari yo kwigarukamo tubihuze n'ubuhamya bw'uwo mutangabuhamya nasanze ku ivuriro ryanyu aza tubwira ukuntu yiyumvaga wenda mari n'abantu impungenge kuko ahanini nicyo kiganiro cyacu kimaze ni ukubwira abantu ko bishoboka it's possible ko wakira igihe uwe n'abaganga bari ngombwa abaganga bakwiye ngira ngo twamuha karibu mu kiganiro yatambuka akaza aho imbere akakwegera yes uyu muri we rero mutangabuhamya narimo mvuga arona ko turamwakire mu kiganiro turagira ngo turihuza n'ingingo twari turiho tuyikomerezeho anaduhe experience aduhe ubuhamya by'uburyo yabinyuzemo buriya abantu birabafasha bakumva ko atari bo bonyine bakumva ko hari n'abandi bibaho kandi ibisubizo bikaboneka turakwakire mu kiganiro bwana ndeni amazina yose kutubwira nitwa Gatashya Jean Damascene turakwakira mu kiganiro kandi turagushimiye ko wigomwa umwanya wawe ukigomwa kuza imbere ya kamera kugira ngo utange ubuhamya ubwire abantu ibyo wanyuzemo kugira ngo bumve ko ibisubizo bihari hanyuma twarimo turi ku ngingo yo kureba uburyo umuntu agera kuri rwa rwego rwo kuba yarabaye addicted bihuza nuko twaze tugana inyuma kamera numva niyo situation wari urimo idusangize byagenze bite byatangiye gute kugira ngo wisange ubaye imbata yo kwikinisha nabikoze igihe kinini ariko nari ngeze ku rwego ku buryo no kugarura amafaranga yaba ndi mu bucuruzi yaba aho ndi na telefone nayisiga nkayibagirwa byari binkomereye cyane n'abandi n'ahantu najya no muri douche nkumva ndi kwikinisha nkahita nikinisha ako kanya ariko nza kujya kuri YouTube nza kubona umuganga fata nimero ze ndamuhamagara ndamubwira ati ko bintu ndamuhamagara turavugana nza kumugeraho nanabipinze cyane numva bidashoboka numva ari bya bindi byo kuri social media numva ari bya bindi yampaye imiti nk'amacupa nk'atatu ndagenda ndawukoresha kuko yabimbwiye ubu ndumva narakize kandi ndumva ngende muri gahunda yo kuzamushimira ariko mbere yo kumushimira mu Rwanda nkatanga ubuhamya ku buryo n'abantu bose bazabona no muganga cyangwa bamwumva
bamushake kuko njye nari nkomerewe cyane ngiye kuko naranaryamaga mu ijoro nko mu ijoro ashanga nikinishemo nka gatatu byari bikomeye cyane ariko ubu narakize meze neza nta kibazo ku buryo ndi ku rwego rushimishije kugira ngo umuntu yizere ko koko uri wa muntu wabivuyemo utubwira ko nko mu ijoro byakubagaho nka gatatu ubu ngubu umaze igihe kingana iki wumva umeze neza utabitekereza hagati aho dogiteri araza kudusobanurira ikintu cyabaye kugira ngo kakire physiologically mu buryo ya misemburo ubwo twabihuzaga na anatomy y'umuntu na ya misemburo yose turaza kubihuza kugira ngo abantu babyumve physiologically ukuntu bihinduka imisemburo ikongera bigahinduka ariko reka tubwire umaze iminsi ngahe bihagaze iki gikorwa iki kintu natangiye kugikora hashize igihe kinini ariko kubonana n'uwo muganga hashize amezi 6 ariko muri ayo mezi 6 kuba akimara kumpa umuti nta nubwo nkibitekereza ntabwo nkibitekereza sinkibagirwa ndumva naragarutse narabaye umuntu muzima. Okay. Ibintu byose uri butubwire turaza kubihuza n'ibisubizo bivuye kwa muganga niyo mpamvu ubwo no kwibagirwa araza kutubwira wibagirwa byagenze gute physiology bimeze bite tubwire noneho umundi we byatangiye gute byaje bite kugira ngo wisange wikinisha kugira ngo bitangire nikinisha ibi bintu bidufata turi ku ishuri utangira ujya mu kigare cy'urubyiruko cy'urungano nk'umuntu mwakakaza namugira ngo nta kantu nagashya ariko bikarangira bibabayeho ibintu bikaze cyane ku buryo ujya kugera ku rwego rwo kwibagirwa ngenda ngeze ku rwego rukabije cyane kuko mbese nizo navuga ko arizo ngaruka wowe zakwatatse cyane nakurikiranye ibiganiro bye ndi kuri YouTube ndareba mbona ingaruka zangezeho zirakaze cyane nyita mugana mugezeho ndamutekerereza arambwira ati nta kibazo ampa umuti ariko mu kumpa umuti yampaye wangiriye umumaro ku buryo n'ubu numva rwose yagakwiye gufasha abanyarwanda kuko agafasha n'abanyamahanga kuko iki kintu kiri ku bantu benshi ngewe bwo nari ndembye cyane kuko ninjyuza ahantu byari bingeze twaze twumva utegira uti najyaga mba ndi nko kuri moto ndi mu muhanda nabona umukobwa w'ikizungerezi mbese duha experience ibintu bikomeye ama image wibuka ishusho wumva ritakuva mu mutwe z'ibintu bibi koko byakugejejeho ibintu bibi cyane nabaga nanyura nko ku muntu nabona nk'umukobwa mwiza nkahita umva bikahita bituma najya nk'ahantu nkiherera ku buryo nkahita nikinisha kandi namara kwikinisha nkumva ncitse umugongo nkumva umutwe urandiye nkumva ingaruka zigenda ziza ziba nyinshi cyane ku buryo nari ndi ku rwego rukabije cyane uragira uti ingaruka ni nyinshi ariko hari ibintu hari iz'ingenzi zikugwa mu mutwe utajya wibagirwa wabaga umeze ute mu gihe wari uri muri iyo traffic y'ibyo bintu muri icyo gihe ntarakonsoma umuti byari bikomeye wumve ngo n'ukuntu nabaga ngende kuri moto cyane abandi nk'ahantu mu kabari nabona nk'umukobwa nkahita murya ituru kandi namukozeho nkahita nikata ahantu byari bikomeye ku buryo ngenda ndi ku rwego rubabaje kuko nkimara kubona video hano kuri YouTube nibwo navuze ati uyu muntu namubonane amaje kubona uburyo avura kino kintu nagiye kumureba ndamuhamagara turavugana ariko umenye nari ku rwego rw'uko naguhana amafaranga nkibagirwa ko nayaguhaye umutwe umugongo niyo anige no nabaga nanaryamye nkabyuka tuvuge nimba mfite ikiraka kirampa amafaranga menshi nkanibagirwa sinanageyo
kuko nabyibagiwe nari maje kugira ingaruka nyinshi cyane ariko maje kumenya ko ingaruka zose ziva mu kwikinisha naganye dogiteri aramfasha ubu ndi muzima ndumva nta kibazo rwose kwikinisha byararangiye ndumva nta kibazo gifite. Ibyo bagiye bavuga ko gutinya igitsina gore kutacyaprocinga kugira ngo nyine nkuko abandi babigenza normal ibyo byakubayeho nabyo? Nta mugore wananyegeraga kuko ngewe nimba umugore nabonaga umukobwa mwiza ngiye nkumva ko ndamurya ntamukozeho nkamureba nkavuga ati iki gikobwa ari cyiza, ibisubizo nkahita nikunda nkigira emva nkumva birindimo. Byari bikomeye, byari bikomeye. Ndatekereza dogiteri ngiye ndumva Imana yakomeza kumwagura akajya hirya no hino akavura abantu, kuko abantu benshi hari abo twiganye, hari abo twabyirukanye, hari abantu ngiye benshi nzi banampamagaraga ko dufite itimu y'abantu mwabihugunyuzaho muri segonderi twabihurizaga, ariko ndumva dogiteri bamugana ari abantu benshi cyane kuko abantu barashize, abantu bafite ibibazo byinshi cyane. Naringiye kukubwira nicyo naringiye gusoreza wese ugivuga mbere mvuga ni nk'inama wasigira abantu mbere ko tukureka tugaguma na dogiteri akagomya akatwagura akadutyaza, ariko ndumva niyo ni inama imwe, kereka niba ari nk'indi nama yindi ya kabiri wagira abantu badukurikiye bahura n'ibyo bibazo bari guhura nabyo bari kubyinjiramo hanyuma tukakurekura. Wakoze cyane. Inama natanga ku rubyiruko rw'u Rwanda n'Abanyafurika nuko habaho kampeni ziganiriza runo rubyiruko ku buryo abana babakuramo icyo kintu bakabaganiriza, yaba mu nsengero yaba aho bari, hakaba club nini cyane kuko iki kintu kiri kwangiza abana b'Abanyafurika. Nkange iyo ntabona umuganga nari nangiritse birangiye. Iterambere ryari ryaramanutse, ntakibuka no gukora devisi nyikore n'iki, ariko ubu mu mezi maje nk'umutima maje gukira ndumva ndi kugenda nzamuka. Abanzo baranabibona, capacité intellectuelle yasuye bari kubona ko hari impinduka. Abanzi rwose abantu twatukorana mu makampani hirya duhana gahunda nkazuba narakize nta kibazo, tangiye kujya ku murongo. Ndi ku murongo. Imana igumugisha cyane. Urakoze kudusangiza ubwo buhamya butoya abantu bumvise buraza gufasha kunyanyira rwose. Wakoze cyane. Sawa murakoze. Nsubiriza mikoro Dr. Tugumane agomye dufokasinga hanini ku ngaruka n'ibibazo numvise nibyo duheraho, ibyo tugiye kwita tunyuramo twihuse, ibindi mumere mikoro. Urakoze cyane. Hanyuma Dr. kimwe mu bintu numvise cyane cyane yakunze kugarukaho no mugabo, kwibagirwa, kubabara umutwe, umugongo, gucika intege, twinjirize neza kuntu bigenda kugira ngo izo ngaruka zikugereho. Murakoze cyane. Uyu mugabo Gatashya atanze ubuhamya bwiza, se nawe gusa hari n'abandi baduha ubuhamya, ariko nihuse cyane kamuvuge kwizo ngaruka. Ingaruka zigenda ziza bitewe n'umuntu. Buri mibiri yacu ikora mu buryo butandukanye. Hariho n'uwikinisha akaba yamara n'imyaka 10 nta ngaruka runaka arabona. Hakaba n'ubikora icyumweru agahita abona ingaruka ako kanya. Noneho rero mu byo yavuze aho bitandukanira ni ugukomera k'umubiri wa sinzi imibiri yacu ikora resista mu buryo butandukanye. Noneho ingaruka zo ni nyinshi. Mbaye nkusubira inyuma gake mu byo twaganiriye, navuze yuko ibi bintu bijyanye n'imyororokere bikontororwa cyane n'imisemburo n'ubwonko. Noneho hari igice cy'ubwonko buriya tuzongera tugirana ikiganiro kirambuye tuvuge no ku bindi tujye muri tekinike kabisa, kuko Iris TV ndabakunda cyane. Buriya hari igice cy'ubwonko bita grande pineale. Grande pineale niyo yemvovinga cyane mu gukorwa kwa ya misemburo ya kigabo. Urumva grande pineale ni igice cy'ubwonko, si ibyo gusa ikora, kuko inakora n'imisemburo y'imikurire turi buze no kureba mu kanya, uburyo umuntu ashobora no kugira agatsina gatoya bitewe na ipo
hyposecretion y'umusemburo w'imikurire cyangwa se byaratewe n'ingaruka zo kwikinisha. Noneho izo ngaruka ushobora kuzifesinga bigenze gute? Nk'ibyo avuze uyu mugabo w'umutangabuhamya rwose kibyiza cyane byo kwibagirwa. Yego. Kubera yuko uri kwikinisha ukoresha ubwonko mu buryo bw'agahato, ndetse na ya misemburo rwagongana rw'imisemburo ukarukoresha mu buryo bw'agahato budakwiye. Muri ubwo buryo bw'agahato budakwiye hari ingaruka runaka ziza. Navuga kwibagirwa kubera icyo gice cya grande pineale, n'ubundi banacyita masse grande. Hari n'abajya hirya bakavuga ibyo, nayo mvuga ngo tuzongera tubiganire, bakanga ngo iyo masse grande ni nayo ngo the principal site of the soul, ngo ni cyo cyicaro nyamukuru cya roho yacu, buriya ngo ituye aho ngaho, inhituye. Niyo mpamvu barigiye barabanga kwikinisha ngo bigirana ngo n'isano n'ibindi bintu ngo byo ku ruhande by'imbaraga zidafatika, ariko twe turi kureba noneho ibintu bifatika biri scientifique. Noneho muri izo ngaruka rero harimo kwibagirwa nyine, kuko ukoresha ubwonko akazi kadakwiye. Yego. Hakakurikiraho ingaruka zo kurwara umugongo. Tugira ubwonko ibice bibiri, hari ubwonko buri mu mutwe, hari n'ubumanuka mu mugongo, bumanukiye hano inyuma aho bita kuri pont de Valore, bukamanuka bwitwa moelle pineale, bukamanuka mu mugongo. Noneho uko ukora cyane hari n'imikaya muscle ukoresha cyane cyane iz'umugongo hano inyuma. Yego. Aha ku mbavu ntoya bita rambakote. Hano kuri rambakote umuntu wese wikinishije arahababara, ababara umugongo wo hasi, akibagirwa, akagira ibizungera kubera gukoresha mu mutwe kwa kundi. Hakabaho kuzinukwa igitsina gore, akumva nk'uko uyu mugabo yabivuze baryamana ariko bategeranye, hariho n'utanakireba, wigira shira akikingira nakikorera ibyo akora, hari n'ureba ifoto. Izo ngaruka rero zirakomeza zikiyongera, ahubwo hari n'abahanga banditse bavuga ko kubera gukomeza gukoresha ubwonko nabi gutyo bishobora kuzana n'indwara zo mu mutwe, bishobora kubyara n'ibintu bimeze nk'ibisazi. Ndetse hari n'ikinyamakuru mperutse gusoma cyo muri Amerika muri Texas, umusore yikinishije, kwikinisha rimwe hagashira akanya, ya misemburo nakubwiye ikora intanga mu bijyanye bya spermatogenesis, ukongera ukayiha kandi kazi, nk'uko umugabo ati mu ijoro ashobora kwikinisha gatatu. Ubundi bavuga yuko wikinishije inshuro zirenze 6 urapfa nta kabuza ku munsi. Ku munsi wikurikiranye, rimwe ukongera kabiri, ukongera gatatu, ukongera kane, ukagera kuri 6. Hari n'ushobora gufata ageza gusa wenda ni karari ariko n'urupfuruzamo. Ikindi uko ubikora, uko wikinisha, hari akantu nayo nibagiye gatoya, hari akantu nayo nibagiye k'ingenzi. Buriya uko amasohoro akorwa, kugira ngo igitonyanga kimwe ikirukumbi cy'amasohoro gikorwe, gikorwa mu bitonyanga 50 by'amaraso. Kugira ngo igitonyanga cy'amasohoro kiboneke, hari ibitonyanga 50 biba byakoreshejwe by'amaraso, ubuhumbi by'amaraso. Icyo ni kimwe. None iyo usohoye, none ibaze usohoye nka mililitiro runaka, wenda tuvuze usohoye nka mililitiro wenda nka 20, shoko harimo ibitonyanga 5. None kuba wumve. None ikindi cya kabiri, iyo udakoresheje amaraso, hari abantu bari umuntu wikinisha narwaye kubera nakubwiye cya kintu cya addiction, n'amaraso yaramushizemo. Icyo gihe hakoreshwa icyitwa moelle pineale, umusokoro. Umusokoro noneho kugira ngo ubone igitonyanga kimwe cy'amasohoro ukoresha ibitonyanga 40 by'umusokoro. Kandi nanone kugira ngo usohore ubutakaje energy yo ku rwego rwo hejuru, energy ingufu umubiri ufite, ubutakaje energy. None mu gutakaza energy gutyo uko ubikora, umubiri ugenda ucika intege, ukabona umuntu yari umusore, yari inkumi ariko yabaye inkumi wenda si cyane, yabaye weak cyane, ukabona n'umuntu ucecetse, n'umuntu udatuje, umuntu mbese. Iyo uri umuntu uri umusicologue ushobora kubyitegereza ukamenya ko n'umuntu yikinishije. Urumva mu ngaruka ndezimye harimo kubabara umutwe. Umutwe uva he? Umutwe uva biteye bigenda bitwuye mu mutwe uba ni ikibazo cy'ubwonko. Buriya uzumve niyo warwaye umutwe hano ukuntu batubwira ngo tunywe amazi menshi, buriya ikizakubwira ko ubwonko bwatakaje amazi umutwe uzakora iki? Noneho nunywa amazi ubwonko bwongera ubona amazi, umutwe worohe. Umutwe si indwara ariko ni ikimenyetso cy'indwara. Buriya umutwe kuri ako kurya ni icyerekana kuri gukoresha ubwonko mu buryo bwo kwikinisha burenze urugero. Hakazamo kwibagirwa, hakazamo kubabara umugongo,
hakazamo muri kwa gukorwa kw'amaraso kwa gukorwa kw'amasohoro mu gukoresha bya bitonyanga by'amaraso, hari inyama nyinshi zishinzwe ibyo gukora amaraso, harimo urwagashya, hakabamo umwijima. Niyo mpamvu umuntu wikinishije cyane agira ikibazo cyo gusaza k'utunyangingo tw'umwijima, ushobora no kubyimba, akarwara umwijima biturutse ku kwikinisha, akarwara urwagashya biturutse ku kwikinisha, akarwara indwara z'umutima, harimo umuvuduko w'amaraso, umuvuduko uri hejuru, cyangwa se amaraso akagenda gakeya, cyangwa amaraso akagenda gakeya, cyangwa akihuta cyane bitewe no gukoresha umubiri cyane. Ibyo gusaza vuba byo bigenda gute? Okay, urakoze cyane. Aha, no buriya rero munyibukije akandi kantu, uko umuntu umurama umusohokamo. Yego. Umurama ndi kuvuga amasohoro n'intanga byose, niko umubiri ugenda usaza. None buriya no gukora, hari abantu benshi b'abahanga, uzayumva abafilozofe barimo ba Socrates n'abandi bagiye basenya ngo kubera kudashaka gukora imibonano mpuzabitsina cyane kubera ibintu yabaga arimo, kugira ngo adasaza vuba n'ubwonko bwe budakora vuba. Abanga bavuga yuko uko utakaza umuramo kurimo niko n'imbaraga zitakara ni nakusaza vuba. Buri umuntu n'umugabo wagiye ngo nasambanya cyane ikintu hashira iminsi mike ukabona arimo ararangira neza tayari. Ni ukuvuga ngo utunyangingo tugize umubiri tugenda dusaza kubera gukoresha imbaraga cyane zitari zikwiye z'umurengera. Yego. Ari byo twashaka guhuza niyo stati ya sex ufite imbere, tunavuga hanini ku kugabanuka kwa sex y'umugabo. Yes. Byo bigenda bite? Ubwo sikwinje tuba tubikora technically nyine scientifically, reka mbivuga gutyo. Tukabihuza niyo philosophy kugira ngo physiology bigenda bite kugira ngo icyo gitsina kigabanuke kandi wari ufite igitsina kiri kuri standard. Yes, murakoze cyane. Abenshi iyo bikinishije kiragabanuka, kuko kugira ngo igitsina gikure kinagere kuri normal size bikorwa n'amusoro bita testosterone. Iyo tangiye kwikinisha urawuperitira kuwukoresha nabi, swat ushobora kuba muke 90% uba muke, ugatangira kuvubuka ari muke cyane. Iyo utangiye kuvuka ari muke cyane, ni bimwe navuze kare, amaraso ntago atangira kujya yinjiramo mu gitsina ngo gifate umurego hamwe. Ikindi, uko wikinisha umanura uzamura, umanura uzamura, niko igitsina kigenda kiba gito. Hari nabo gihengamo bitewe na wa musemburo uba uri gukoresha nabi wa testosterone. Hari nabo yikinisha akikinisha ahengekera hano, ugasanga igitsina cyarahengamye, ugasanga cyahengamiye habitewe no kuboko yikinishirizamo, cyangwa cyahengamye kijya hasi cyane afata umurego, ugasanga kimeze nk'ikoroshi cyangwa kimeze nk'indobo handi mwiroba amafi, bitewe n'uburyo na sanse yikinishaga ajyanamo. Kuko uriya musemburo ureke, bisaba ngo ureke ukora ibyo ukora mu buryo karemano. Iyo utangiye kubangamira rero ushobora kuba muke cyangwa ukaba mwinshi, ariko 99% uba muke. Ari ingaruka zijyana n'uwo mutsi ugize kutubwira aho bigenda gute? Uyu mutsi remezo nawe ugenda ureguka. Uyu mundi umutsi sinzi ko nanavuga umutsi, sinzi ni umutsi kwa, ariko ugenda uyu mutsi urabukomeye ureguka. Nimba uzi kera ariko n'ubu bibaho da, hari ukuntu babangaga, sinzi nimba ari ukubanga cyangwa ari ugukora ingoma bakaba bayiregeshaga burya imitsi cyangwa imirya. Uyu mutsi rero urareguka, hari igihe ureguka ukaba muremure cyangwa ukagenda uba mugufi. Nibwo igitsina rero usanga nta kagufu, nta balance. Yego. So nuko bimeze. Izo ni zimwe ngira ngo mwumvise mu ngaruka twagiye tunabihuza na science uko bivuga, na physiology. Nakunze gukoresha physiology na science ko afite birajya. Science uko bivuga igendera kuri physiology y'umubiri w'umuntu, uburyo ibice by'umuntu bikora naho bihurira n'ibibazo bigenda bitera. So rero dusoza, nkaya turaza gusoza, ubwo hari ibisubizo ufite, reka ari byo tubanza duhereza abantu. Ibisubizo ni bihe? Ibisubizo dufite uraza n'ubundi still kubihuza na ya physiology, uburyo niba ufite umuti ari imiti hari uburyo ki iza kudufasha bihuye niba ari imisemburo iza kongera, niba ari igabanya, I don't know, ariko uraza kutubwira. Murakoze cyane. Ibisubizo birahari kandi n'ibisubizo birambye.
yego mbere ya byose ngiye ku bisubizo ndabanza mbabwire nti uko mwambonye hano imbere yanjye kuri kamera ntabwo dukora twenyine ntabwo nkora jyenyine hari n'abandi bantu dukorana turi timu nini y'abadogiteri bizi ibintu b'inzobere yego inzobere zacu rero ubundi kugera hano iwacu ufite iki kibazo kijyanye no kwikinisha tayari uba wakize ariko nkunda kubona bakirwa cyane na Dr Ronje nkunda kubona abafasha nakunda kubona mu mahugurwa menshi ubwira abantu ibi ubura bivuza yenda nacyo cy'ingenzi nuko isubizo inarahanga muri iyi timu yes hano nta kibazo nanjye mba nkunda kuba ngenda nkorera kuri field sometimes ndi gutanga amahugurwa ndi kwigisha amakarabu menshi ntanga amahugurwa ariko Dr Ronje aba hari igihe cyose ni inzobere mbese abanyarwanda byakoresha akantu kavuga ngo upfa kuhagera gukoraho rikaka yego yiza cyane numvise okay nyine hano dukorana turi timu nini y'abaganga uko nayo ndi kubikubwira inshuro nyinshi hari igihe ndi kuri tere ariko ntibivuze yuko uwaza tugana yabura umwakira cyane ko dufite abadogiteri b'inzobere noneho hari dufite rwose w'inzobere nk'uko nari mbivuga mu kanya upfa ko wageze imbere ye agukoraho rikaka yego ari specifique cyane uraza kuduha nimero ze wenda mu kanya turaza turimo dusoza ikiganiro cyangwa se wanazitubwira ariko turi noneho ntekereza ko turi mu bisubizo wenda tumire ko twinjira mu bisubizo babwire umuntu wamaze kuba interested aka kanya wenda tunasoza na nimero turaza kuzishyira ku kiganiro umuntu yabavugisha yabagana nimero ni kangahe nimero ni 078 48 186 izo nizo zoroshye kuba izo nizo zoroshye rwose nuri hanze y'u Rwanda yaba i Burayi yaba Amerika Oceania hose murabafasha sinzi nimba nazisubiramo wenda cyangwa naza kuzishyira turazishyiraho nta kibazo abantu banazumvise umuntu wabaye interested yazumvise none twinjire mu bisubizo reka twinjire mu bisubizo mbere yuko twinjira mu bisubizo gakeya ndongera mvuga indi ngaruka nasaga n'uyibagiwe gato kuko hari abantu benshi twahuye bahuye nayo kandi iyo ngaruka irambabaza kwa kundi navuze umuntu yikinisha cyane agakoresha umubiri mu buryo butari karemano hari uburyo ukoresha imyanya itagaragara imbere itagaragara inyuma y'imbere ukayikoresha akazi katari cyane cyane nk'imvubura yitwa prostate buriya ni ikintu gikomeye cyane nshatse kuyigarukaho kuko prostate niyo kwitonderwa iyo wikinisha n'amakanseri yayo cyane umuntu uri normali nta kibazo atarikinje ataragize gute ni indwara itangira gufata abantu bakuru guhera ku myaka 45 kuzamura prostate ikagenda ibyimba ndatanga ibimenyetso gake hari umuntu uzaka kuvuga ati ko nikinishije cyane nkaba numva inda yo hasi n'ijyabikira usi mfite prostate hari n'igihe iyo prostate nta yibihari ariko kwikinisha bitera prostate ikaba yabyimba ahubwo ndatanga akamenyetso kamwe cyangwa tubiri cyangwa dutatu dushobora kwerekana yuko umuntu afite ikibazo cya prostate icyambere impamvu mbigarutseho nahuye n'abarwayi benshi bafite icyo kibazo icyambere ni ukujya kwihagarika aho kugira ngo haze inkari gusa zikaza zivanze n'amasohoro icyo gihe prostate ifite ikibazo icya kabiri hari abantu ashyukwa cya gitsina cye ntacyo yarikinishije kigafata umurego neza kuko navuze ko ingaruka ziza bitewe n'umubiri w'umuntu agashyukwa cyane akanarongora ntarangize akaza no kwivumbura akabivamo cyangwa yasohora agasohora amasohoro avanze n'amaraso bafite ikibazo cya prostate cyangwa tibe seminifere icyo kintu umuntu azawutse atitira avuga ati mana yanjye noneho ko ndanyara amasohoro akaza ati ndashyuka nkanyara amaraso ibintu nk'ibyo nawe turamubwira tuti calm down tuza ibyo turabikora bikarangira turabivura bikarangira iyo ngaruka nasaga nk'umuntu usa n'uyibagiwe kandi abantu benshi nzi ko bayifesinga reka none twigarukire ku bisubizo yego navuze ko iyo wikinishije cyane hari imisemburiza igatuma uba addicted wokamwa
ayo wavuze dopamine navuze dopamine Dopamine, ni imisemburo igera kuri ntabwo ari ine. umutekinisiye Dopamine, urambara. hari umusemburo bita dopamine, Yego. umusemburo w'ibyishimo uhora ugukumbuza bya bintu. dopamine Dopamine. Hari umusemburo bita oxytocin. Oxytocin ni wa wundi utuma wigira sheri, ukikunda cyane, ukavuga uti ndajya gutereta hariya, ndajya mu biki n'ibiki, ko ibintu ndi bubyirangirize. Mu minsi ishize nahoze ndeba, hari ibinyamakuru nahoze nsomaho, mbona umwana w'umukobwa aravuga ati tikewe umuhungu wese ashatse turararana. Ibyo no ku basore bibaho. Akavuga ati uyu munsi ndarongora uyu n'uyu. Byose biri guterwa na musemburo bita dopamine, aho mwishima mu maraso. Hari uwitwa oxytocin utuma wigira sheri, hari uwitwa endorphine. Urumva? Noneho hakaba n'undi bita serotonine. Serotonine ni umusemburo uvubuka utuma ugira ibitotsi maze kwikinisha, ariko ni mubi, utera ingaruka. None iyo misemburo yose rero yamaze kugwira mu maraso, dufite umuti tuguhereza. Ubwo ngiye kubivuga muri terme ya kiganga, ariko no terme ni biologique. Ukora icyo bita inhibition, ugenda ukagenda ugabanya ya misemburo mu maraso gake gakeya, kugeza ya misemburo igabanutse, bya bintu byose ukabizinukwa. Ibyo kuvuga ngo aba addicted bigasigara ari amateka. Uwo muti uragenda ukiniba, ukora inhibition, ukagabanya ya misemburo yose yagwiriye mu maraso, ituma uhora ibyo bintu rwose ubyinjiramo cyane, byarangiza bigahagarara. Ni ukuvuga ngo iyo misemburo imaze kugabanuka, bya bintu bitekereza nk'amateka, ko bivuga twikira nahi narabaye ikikweri, ubwo bikarangira ukabizinuka burundu. Uwo muti, iyo miti turayifite. Dufite n'indi miti yose ivura ingaruka zose zo kwikinisha, wa mutwe, kwa kwibagirwa, wa mugongo wo hasi, wa mwijima washaje, serire z'umwijima zashaje, za ndwara zatewe, za ndwara z'umutima, umuvuduko cyangwa amaraso agenda gakeya, gusaza k'uruhu, umuntu akakubona warashaje, kwihugiraho, kwigunga, byose bikagenda birangira neza, ukongera ukasubira ibuntu, ukava ibuzima. Murakoze. Akabazo k'amatsiko. Yego. Birashoboka ko umuntu yabyikuraho nta muntu afashe? Birashoboka, ariko biravunanye. Birashoboka kubera yuko burya ibintu byose ni mu mutwe, ariko dore impamvu bivunanye. Ni ya misemburo yavutse uri kwibutsa. Hari benshi barwana nabyo. Hari umuntu waje aravuga ati giye rwose ndi n'umunyadini, ndi umuririmbyi, mba numva afite ipfunwe kujya muri korali, naraye nikinisha, ubu nabi ararira, ahogora ibimyira biraza. Ati ngerageza amezi 6, nyuma 6 bikanga. Kubera iki? Ya misemburo iracyahari. Iyo biba byiza ufashe imiti igakora inhibition ya misemburo yagiye ivubuka, while you are masturbating. Yego. So perfectly. Ndumva ibintu birasobanutse. Nimero wayibibutsa umuntu ushaka kubagana, ongera uyibibutse, ubundi tugushimire cyane. Banzu yibibutse. Ni 078 48 186. Ubundi ibintu bya biology, physiology, science ni ibintu nyine biri automatique, birikora, nta zindi za maguvu, niba ari antibiotique na antibiotique ntabwo ivura inzoka. Ni ukuntu bimeze rero. Umuntu yifuza ibisubizo, inzira n'izi ngizi zitunganye, nkunze kuba tuganirije neza, utwereka ibintu byose uko bigenda, yaba amahormone, imisemburo n'ibisubizo ukaba biduhaye. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Nitugira ibitekerezo by'abantu bifuza ko tuganira nanone ku zindi ngingo batasobanukiwe, uzadufashe uduha umwanya tuganirize. Reka nshimire timu yadufashije, nshimire timu ngari y'impuguke, abaganga mukora kano kazi.